umuntu utekereza iyi modoka cyangwa ayifite yumve neza ya modoka iyo ariyo. Ni imodoka nto ifite design nziza, ariko byakwinjira mu ikoranabuhanga. Ifite ikoranabuhanga ku buryo ntashobora kujya kure y'ukuri ko kuvuga ngo iyi ni hybrid, ni nka hybrid nyafurika. Urabona ko ni imodoka itari hasi cyane kandi none ni imodoka itigiye hejuru cyane, ariko bitewe n'imiterere ya gearbox yayo, uburyo iri semi automatique, ni imodoka ishobora gukora ahantu hose kandi igihe kirekire. Ubyo bya semi automatique tuvuga ifitemo ikoranabuhanga ku buryo ifite ibyo bita za disque d'embrayage nko kubamenyereye imodoka za manuel. Ni ukuvuga ngo iyi modoka nubwo commande mu buryo bwo kuyitwara biro automatique, ariko indani imbere hayo mu buryo ifonctionnema mechanisme muri boîte ni manuel. Bivuze ngo n'amafuta ya boîte de vitesse najya mu modoka ari za manuel. Umuntu uzakugira inama kubirebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazanagufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere, bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane motori zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programu ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane, bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza, kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Imbere yanyu murabona imodoka yitwa Kia Niro. Ni imodoka ziri kugaragara cyane hano mu Rwanda, ni imodoka abantu bari kugura ku bwinshi, ni imodoka bigaragara ko yibashye. Ariko iyo imodoka nk'iyi kigera ku isoko ryo mu Rwanda, abantu bamwe batangira kugira amatsiko, abandi bakagira amakenga, abayitunze nabo bakaba bifuza kuyimenyaho amakuru atandukanye. Ese ni imodoka ifite ikoranabuhanga ritagoye? Ese ni imodoka igendanye n'imiterere y'igihugu? Ni imodoka ejo cyangwa ejo bundi wamara n'imyaka ingahe kugira ngo nawe uyihe umuntu yumve kutamuhangitse? Niyo mpamvu uyu munsi twaje muri Auto Korea Maintenance Limited kuganira na Engineer Elia kugira ngo tumenye byinshi kuri iyi modoka. Engineer Elia, muraho neza? Muraho. Ni amahoro. Tuje twirebera twebwe ku modoka rero, ubwo nawe abantu barakumenyereye, turaza no kukugaragaza, ariko ndagira ngo maze rereka abantu ubwiza bw'iyi modoka, imiterere yayo. Kugira ngo abantu barabona ko ari imodoka ushobora kugendamo na famiye, imodoka y'imiryango ibiri, ubona ko rwose itariye bugufa ariko itari no hejuru cyane. Engineer Elia, tumara amatsiko ku miterere y'iyi modoka. Imodoka abantu bakwizera ko abanyarwanda arimo barayikunda cyane bakanayigura? Ni imodoka abantu bakwizera kuko ni imodoka navuga ko yujuje ibyangombwa by'imodoka tugomba kuba dutunga inaha cyane. Iwacu nko mu mujyi wa Kigali tugira amaparikingi mato. Urabona ko ifite imiterere ku buryo ushobora kuyiparika ahantu aho ariho hose. Ni imodoka ntabwo ari nini cyane kandi nanone ntabwo ari nto, ibasha kwicaramwo abantu batanu. Urumva ko ni imodoka y'umuryango. Ikindi kandi nanone ni imodoka nk'iyi mubona aha ni Kia Niro yo mu myaka za 2016. Mu bijyanye n'ubukungu ni imodoka buri wese ashobora kugura kuko irahendutse. Ni imodoka ibigereranya byayo by'amafaranga
ishobora guhagarara amafaranga make cyane muri miliyoni 14 15 hafi aho umuntu yayigura imodoka nk'iyi ubona. Ni imodoka kandi y'ikoranabuhanga rigezweho kuko ni hybrid, ya modoka idashobora kunywa essence nyinshi kuko ivanga essence n'amashanyarazi. Iyi ubona ni hybrid, ikoresha amashanyarazi igakoresha na essence. Urumva ko ni imodoka idashobora gukonsoma umuryango. Ikindi kandi ni imodoka izi Kia Niro, ni imodoka zifite ikoranabuhanga ku buryo iyo mu buryo bwo kuyitwara komande, uburyo amavitensi yayo yangajwamo hari umuntu yicara, biri automatique, ariko iyo byinjiye imbere iri manuel. Ni kuvuga ngo niyo bita semi automatique. Ni semi automatique, bivuze ngo igira boîte de vitesse ikomeye kandi igira imbaraga ku buryo ishobora kugenda ahantu hariho hose hashoboka. Urabona ko ni imodoka itari hasi cyane kandi none ni imodoka itige hejuru cyane, ariko bitewe n'imiterere ya gearbox yayo uburyo iri semi automatique, ni imodoka ishobora gukora ahantu hose kandi igihe kirekire. Ubyo bya semi automatique tuvuga ifitemo ikoranabuhanga ku buryo ifite ibyo bita za disque d'embrayage nko kubamenyereye imodoka za manuel. Ni ukuvuga ngo iyi modoka nubwo komande mu buryo bwo kuyitwara biro automatique, ariko indani imbere hayo mu buryo ifonctionnemo mechanisme muri boîte ni manuel. Bivuze ngo n'amafuta ya boîte de vitesse najya mu modoka za manuel. Ni ukuvuga ngo iyi modoka umuntu yitwara ashobora kuyitwara igihe runaka cyagera igahindurirwa icyo bita disque d'embrayage. Aho bigoranyeho gato nuko yo igira icyo bita double clutch. Igira double clutch, urumva ni imodoka iri semi automatique, umva ikoranabuhanga ririmo. Ikaba kandi iri imodoka iri hybrid. Turi kumvikana? Ifite moteri ebyiri, ifite moteri y'amashanyarazi, ikagira na moteri isanzwe, ikagira na cya gice cya boîte gisanzwe. Ifite igice cya boîte, ikagira moteri isanzwe, ikagira moteri y'amashanyarazi, ikagira na boîte de vitesse ifonctionna manuel. Umuntu utekereza iyi modoka cyangwa yifite yumve neza ya modoka iyariyo. Ni imodoka nto ifite design nziza, ariko byakwinjira mu ikoranabuhanga. Ifite ikoranabuhanga ku buryo ntashobora kujya kure y'ukuri ko kuvuga ngo iyi ni hybrid, ni nka hybrid nyafurika. Imihindurire y'amavitensi yayo iri mano. Abantu benshi bajya kumva ko ni imodoka za manuel ariko wenda bakagorwa no guhora bahinduranya amavitensi. Iyi ni imodoka iri manuel ariko ihindura amavitensi automatique. Ni ukuvuga ngo ifite attraction yo ku rwego rwo hejuru. Icyo wenda umuntu ashobora gutungurwaho gato nuko yo igira disque d'embrayage. Inyinshi izi Kia Niro za version 2015 na 2020 zigira icyo bita double clutch. Kuri cya gice cya moteri electrique, movement iva muri boîte, iva muri moteri electrique ijya muri boîte, mo hagati harimo icyo bita double clutch. Ni ukuvuga ngo igiramo disque na plateau biri double mo hagati aho. Warenga muri iyo chambre waza kuri moteri isanzwe, hagati ya moteri y'amashanyarazi nanone na moteri isanzwe naho habamo disque d'embrayage, hakabamo na bite. Mbega abantu batunze imodoka za manuel barabizi. Ni ukuvuga ngo ikora manueloma ikanakora automaticoma muri system zo guhinduranya amavitensi. Uko kuntu bibumbye rero bikoze mu buryo igira attraction. Buriya nubwo ubona ari imodoka nto, ariko iyo inyaruka umuntu yitwaye, iyo anyaruka yihuta, aba yumva iremereye, aba yumva ishikamye. N'uburyo ihinduramo amavitensi uba wumva vitesse yayo uburyo ihindukamo ari vitesse bifite imbaraga kuko ifonctionna manuel. Inyuma yaho ibindi ni imodoka igira amatara acana neza, kabijyanisha n'imiterere yayo n'ingano yayo, ntushobora kubura parking. Na abantu bagira, urabona ibibanza bisigaye bihenze, abantu bagira ibibanza bito ugasanga yarubatse parking isigaye n'into, ntushobora kubura mu mwanya wiriya modoka bitewe n'uko ingana. Mushobora kuba mu rugo mufite imodoka ebyiri za Kia Niro zose mukabasha kuziparika neza, bitandukanye n'uko izindi modoka ushobora guparikamo imwe indi kabura hanijya. Ibijyanye n'imiterere y'u Rwanda, imihanda yacu, hanyuma
n'ibigendanye n'igihe yangiritse nabyo bitubwiyeho. aho niho nakubwiye ngo nibyo navuze ngo ni hybrid, ni nka hybrid nyafurika. Kubona hybrid iri mano ariko kandi kuyitwara bitagusaba guhinduranya amavitensi, icyo cyonyine ni ikintu kigushimangira kuri ya modoka. Ni imodoka nziza, ahubwo icyo wenda abantu batungurwaho gato nuko bazigura inyinshi zarakoze, akayizana za systeme za clutch disc d'embrayage bishaje, akayitwara igihe gito, ejo bigatangira kugira ibibazo. Ni imodoka ifite tekinoloji abatekinisiye benshi batarabasha kudiscovering iyo ariyo, ku buryo igira uburwayi abenshi ntibabashe no kumenya ubwo ari bwo, ariko atari uburwayi bundi, ahubwo ari kwa gusaza kwa za forotema za disque d'embrayage. Noneho kandi ibifite biri double. Umutekinisiye utaramenya rero uko bifongisiona nuko bikorana, ashobora kudahita avumbura ikibazo imodoka ifite, ugasanga uyifite yarapfuye, yaraparitse, yabuze uko yazabigenza, ariko ari ukubera abatekinisiye batazi ikoranabuhanga iriya modoka ifite. Ariko ku muntu wayiguze yarakoze, kuko uyiguza n'icyo yimara imyaka myinshi nta kibazo ifite, ariko n'uyiguza yarakoze hagashira iminsi kagira bya bibazo, akegera ikigo kibizobereye, bya byuma bikavanwamo hakajyamo ibindi. Iriya Kia Niro ni imodoka rwose mu bushobozi bw'umuntu wese yagura kandi yatunga. Ni nziza mu mwanya, mu miterere yayo, ingano yayo iregeranye, kandi mo imbere n'ubundi itwara abantu nk'abivatiri isanzwe yatwara cyangwa n'ijipe zisanzwe, kandi burya haragutsemo imbere ukurikije imiterere yayo. Ikindi cya kabiri ikaba ifite n'iyo tekinoloji yo kuba ishobora guhangana n'imihanda iyo ari yo yose. Hanyuma wenda tutarajya kuri ingenzi yayo, hari n'indi yitwa Kia Sportage, nayo yabonye rwose nziza cyane, nayo tugiye kuyivugaho mu kanya. Ariko iyi Niro tutarayivaho, iyo urebye ibibazo by'umwihariko ikunda kugira, uretse ibyo ngibyo abatekinisiye bamwe bataratahura, hari ibindi ikunda guhura nabyo, cyane ko wanatubwiye ko ari imodoka imenyereye rwose imiterere y'imihanda ya Afurika. Ibyo bibazo ntabwo twavuga ko ari nk'ibibazo, kuko ikintu imodoka iteye ikoze ku buryo muri piyesi ziyigize zigira n'igihe zisimburizwaho. Urumva niba nawe uguze imodoka yo mu 2016 turi mu 2020, urumva imaze imyaka 9. Mu myaka 9 hari ibirometero imaze kugenda, muri bya birometero hari piyesi wagombye gusimbuza. Ikimbogamizi birimo nuko bya byuma niba bigeze igihe cyo gusimbuzwa, bigoranye ngo umukanishi uzasanga cyangwa umukanishi wagukoreraga nk'imodoka wari usanzwe ufite, cyangwa umukanishi ukora imodoka y'inshuti yawe ukayimujyanira, ntabashe kumenya ibya bibazo, ntabashe kumenya za piyesi zigomba gusimburwa. Cyane nk'izo tubasha kubona nk'umuntu uyifite ejo azabona igize ikibazo cya systeme ya feri, ariko zigira amamodire akunda kuba ashaje, nayo ni igihe kiba kigeze agomba gusimburwa. Izindi nizo clutch disc double clutch, nazo nayo ma PS ya feri, ari zo bita za clutch bearing, ziba zigejeje igihe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubupfu busanzwe cyangwa no kubidakomeye, ziba zigejeje igihe bigasimburwa hakajyamo ibindi. Niba urumva uguze imodoka yagombye kubigura miliyoni 40, wowe ukayigura 15 cyangwa n'10, ugomba gushyiramo kumenya ko impamvu harimo ibyuma ugomba gusimbuza, ukabisimbuza ukabishyiramo, ibindi nta kibazo. Reka noneho tujye kuri Kia Sportage nayo. Iyi rero nayo ni Kia Sportage nk'uko twabivugaga mu kanya Elia. Kia Sportage rero nayo ni imwe mu modoka hano mu Rwanda zirimo ziraza. Iyi ngiyi ni ya 2024 ngira ngo. Ni imwe mu modoka nziza ziri kuza mu Rwanda, kandi abanyarwanda bamwe murazibona hirya no hino mugenda, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Elia, umwihariko w'iyi Kia Sportage yo ni uwuhe? Umwihariko w'iyi Kia Sportage, cyane ko Sportage ziri mu byiciro bitandukanye bijyanye n'ubushobozi bw'umuntu, cyane nka Kia Sportage nziza cyane n'inyinshi ubona hano mu Rwanda no guhera mu myaka za 2010 kuzamura. Nka Kia Sportage zo muri za 2010 kuzamura kugeza 2020 ni imodoka zihendutse ziri mu bushobozi bw'abantu benshi cyane. Ariko none tugarutse kuri iyi urabona ko ni Kia Sportage yo muri iyi myaka, ni imodoka y'ikoranabuhanga rihambaye,
nk'uko binagaragara ni imodoka nziza cyane inyuma, ifitemo imbere heza, intebe ifite ikoranabuhanga ryose twakwita nk'irya nyuma, kuko iyi ni na ya modoka ushobora kutapfa gukora gisida. Ni ya modoka iba ifite ikoranabuhanga rikontorora direkisiyo ku buryo igihe uri gukata nabi rwose imodoka ihagarara, cyangwa igihe uri kuyivudukana mu mihanda idakwiye, iyo ubwayo ishobora kwigabanyiriza umuvuduko. Iyi ni imodoka ibintu ibyo ari byo byose bishobora kwitegeka, nta kintu wabikozeho. Kandi ikindi cya kabiri, izi ni imodoka z'amahayiburidi ndetse n'amaelegitike zidashobora kugira konsomasiyo rwose ishoboka, ni ukuvuga ngo zidakonsoma. Iyi ubona ni Kia Sportage, ariko yo mu myaka yigiye imbere, ni ukuvuga ngo nayo ifite ikoranabuhanga. Nk'iyi baratwereka ko ifite eshampoma, bivuze ngo ni hayiburidi. Ni hayiburidi, ifite moteri y'amashanyarazi, ikagira na moteri iri kombustibule, ariko inywera ku kigero cyo hasi. Ni imodoka ubona mu miterere yayo nayo si kinini cyane cyatwara umwanya munini, kandi nanone ntabwo ari nto. Nayo bahoze bakwerekamo imbere, ishobora kujyamo abantu hagati ya 5 na 6, kandi ibijyanye na sisiteme yayo protection, ama-airbag, abakora neza, sisiteme yayo ya feri irimo ikoranabuhanga. Urabona ko ifite amakamera ahantu ariho hose, igenda ikontorora umuhanda ku buryo kwibeshya kuyitwaye bidashobora kugira ikintu na kimwe byangiza, kuko nayo ubwayo iri kontorora, iritegeka. Iyi ifite ikoranabuhanga rya nyuma. Hanyuma urinda izi modoka nazo zijyanye n'imiterere yo mu Rwanda, kugira ngo abazigura n'abazitumiza hanze b'Abanyarwanda bumve ko nta kibazo biteye ku miterere y'imihanda yo mu Rwanda, ku buryo ashatse kujyana nko mu Birunga i Musanze yazamuka. Imiterere yo mu Rwanda rega buriya ntabwo itandukanye cyane n'iy'ahandi, ahubwo wenda nuko twagiye tugira iterambere kera ryagendaga gake ku buryo imihanda wabonaga idakorwa. Ariko nk'uko uvuga ngo i Musanze, ubu umuhanda wa kaburimbo uva i Kigali ukagera i Musanze ku Birunga utarakandagira mu gitaka, nabyo byibuke. Mbere ushobora kuba uri kubigereranya na kera ko umuntu atashoboraga kugura imodoka kubera ko atayijyana i Musanze kuko nta muhanda wabagayo, ariko ubu uriyo, ubu urahari. Ubu utwara imodoka ukagera muri pariki y'Akagera uri muri kaburimbo. Ubu utwara imodoka ukagera Ibyumba ahantu hirya kure uri muri kaburimbo. Ntabwo ubu kuri ubu wagira impungenge zo kugura imodoka ngo imiterere yo mu Rwanda nayo igenda ihinduka, u Rwanda narwo rugira imihanda myiza. Ariko nk'uko uyibona ni imodoka yigiye hejuru. Iyi modoka ahantu hose hashoboka yajyayo. Gusa wenda nk'irange ryayo urabona ni imodoka zikiri nshyashya zigisohoka, nawe ntiwayijyana ahantu mu biti. Imihanda y'itaka no muri Amerika ibayo, n'i Burayi ibayo. Ubwo nawe ukeneye kujya mu mihanda mibi cyane washaka imodoka ijyanye n'aho ugiye kujya. Ariko en general iyi modoka yaba mu mihanda y'itaka yaba mu mihanda myiza ya kaburimbo, iyi modoka ahantu hose irahakora. Irahakora, niyo mpamvu ihenze, kandi uwayikoze nawe akayikora muri uyu mwaka wa 2024 na 2025, nuko yajyanishije n'isoko rusange. Yajyanishije nuko izaza mu Rwanda, yajyanishije nuko izajya mu bindi bihugu, yajyanishije nuko igomba gukoreshwa na buri muntu wese n'aho atuye. Engineer Iriya, twaribiraga hamwe izi modoka za Kia Niro na Kia Sportage. Ni imodoka nziza nk'uko bigaragara z'ikoranabuhanga, kandi bigaragara ko Abanyarwanda barimo baritabira. Ese ni nk'izihe mpungenge umuntu ushaka kuzigura yashira, hanyuma ikoranabuhanga ryazo ryizewe rite? Yego, impungenge zo umuntu ushaka kuzigura yashira nuko abantu nkuko wahoze bivuga karatisi imodoka yakora mu mihanda yo mu Rwanda. Impungenge bagomba kuzishira kuko ni imodoka zakora mu mihanda yo mu Rwanda, kuko mu Rwanda naho hari imihanda myiza, kandi buriya zikoze ku buryo zigomba kuzamuka imisozi yose ishoboka. Buriya mu Rwanda nta musozi dufite uhanamye imodoka itazamuka. Dufite imisozi yego, ariko ubuhaname bwayo izi modoka ziba zikoze ku buryo rwose nta hantu na hamwe itazamuka. Ikindi nanone nuko ari imodoka zishobotse gutunga
kuko ni imodoka z'ikoranabuhanga. Ni imodoka y'ubwayo ikwereka ibibazo igize. Niba igize ikibazo cya moteri irabikwereka. Ntabwo ari ya modoka ushobora gutwara ukazajya kumva ukumva irahagaze. Oya, ni imodoka yo ikwereka ikibazo yagize, haba muri moteri, haba muri systeme y'amavitensi, yaba muri systeme y'amasuspasiyo. Ni imodoka ibikwereka. Bimwe wavuze ngo ibijyanye n'imihanda yo mu Rwanda, izi modoka zifite n'ikoranabuhanga ryo kuba ahantu habidashobora kugenda. Yo ubwayo ifite sensor zo kudetekitinga, ikavuga ati kiriya kinogo kiri hariya sinshobora kucyambuka, nubwo wafurusa gute ntigeyo. Igiti kiri hano ni inkata nshobora kugikubita. Ifite ikoranabuhanga ku buryo idashobora gukata. Ifite ikoranabuhanga ku buryo ushobora kuyitwara wasinzira cyangwa mbega waba uri muri mudu yo kuba utari focus, yo ubwayo ikishyira ku murongo cyangwa ikaniboroka, ikaba ishobora kukwemerera kuyitwara ari uko uri muri condition normale. Urumva umuntu ubwo agomba gushyira impungenge kuko iyi ni computer. Kuyitwara kuyitunga ni nkuko waba uri muri computer. Ifite ubushobozi bwo gukontorora ibintu byose, ifite ubushobozi bwo kujira komande zose ku buryo udashobora wowe kuyikomandinga nabi ngo bishoboke. Ni imodoka zifite security ku buryo habayeho no kwa kundi ibintu byose biba byanze igakora gisda. Ni ya modoka bigoye cyane ngo ushobore gusanga umuntu urimo yagize ikibazo, kuko ifite protection yose ishoboka, guhera mu ntebe, mu bikarito byayo byo mu miryango, mu maparafu hayo, ahantu hariho hose umubiri w'umuntu ushobora kuba wagira ikibazo, hari protege, hari protection. Urumva ko iyo ni imodoka umuntu wese ufite ubushobozi kuba yayitunga, ni ibintu bya mbere byiza. Ni imodoka igufasha kumenya ikirere uko kimeze, niba ikirere kimeze nabi, niba kimeze neza, kondisiyo ushobora kugendamo ntihabeho ikibazo. Iyi byose irabikusanya ikabikwereka. Ni imodoka ziba zifite mu koranabuhanga ya za GPS ku buryo udashobora kugenda uyoboza. Yo ubwayo no kuyimenyesha aho ujya, ibindi irakujyana ikakugezayo. Urumva rero ni imodoka impungenge wavugaga ntazo. Ahubwo icyo wenda navuga nuko utunze iyi modoka nawe, tugendeye kuri iryo koranabuhanga ryose tumaze gusobanura, ni imodoka uburyo bwo kuyimaintaininga, kuyibungabunga, kuyitaho, kuyikurikirana bidakorwa na buri muntu wese. Ni imodoka uyifite agomba kwitwararika kuba uwo ari we wese yaza ngo ayitusheho, kuko hari n'ibibazo wowe ushobora kugira ngo ni ibibazo yagize, atari ibibazo yagize, ahubwo wenda hari kondisiyo mbi wayikoresheje ikiboroka ikajyamo amakode, cyangwa hari n'abagerageje kuza kuyiba utabizi bikajyamo amakode, bigasaba umutekinisiye, umenjeniyeri ubimenyereye. Ni imodoka zifite amabatiri akomeye ku buryo yo ntabwo asaza kwa kundi batiri zishyiramo imiriro ngo bahite bajugunya. Zifite uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo uyapugradinga batiri ukayongerera ubushobozi mu ikoranabuhanga. Batiri zazo zigira amakompiyuta, ziri elegitoronike. Bya bintu abantu bajya bagira ibibazo ngo ese ngo amabatiri ngo arahenda, ngo ntizikunda gupfa amabatiri. Iyi ngiyi bifite systeme elegitoronike yo gukontorora batiri gusa, ku buryo igera n'igihe ukayongerera garanti zikakomeza zigakora neza. Iyi ni imodoka kandi y'ubwayo iguha sinyari ku buryo iyo iri muri kondisiyo zo kuba yakwangirika irakupa igahagarara ikabana ku buryo utanayisunika. Yego. Abazitunze hano mu Rwanda se barazisobanukiwe ko ubona izi modoka za Kia na Hyundai ziriya kataloge zazo ziza mu ndimi zo muri Koreya? Ziza mu ndimi zo muri Koreya, kandi yego hari abenshi bazibona ari nziza bakayigurira icyo wenda akagira ngo ni imodoka isanzwe, ariko urumva umuntu wabashije gufata miliyoni ze akajya kugura iyi modoka, ubona miliyoni zirenga 50 gutyo za 40 n'izindi, uwo muntu nawe aba ari umuntu udahubuka, aba ari wa muntu uyizana akaba azi ko agomba kuzagana ikigo cy'abasipesiyaliste bakamufasha gusobanukirwa imikorere yayo, imikoreshereze yayo, ndetse n'uburyo ibungwabungwamo. Ushoboye gusoma cya gitabo ashobora kugisoma akagira amakuru menshi kuri yo, kuko urumva umuntu ugeza muri izo miliyoni aba ari umuhanga. Ariko nanone utabishoboye
nawe mu rwego rwo kurinda, mu rwego rwa sekirite y'amafaranga ye, kugira ngo azagende abantu bamwangiriza imodoka ya miliyoni zingana kuri iyo usanga yarahagaze, baraza kazana imodoka ye yaguze kwereka nk'abantu baba bamenyereye imodoka nk'uko mayetide bazibamo bazikora, baba bazi n'ikoranabuhanga rigiye rizigize n'uko zitwararikwa, bakamufasha kumuha amakuru ajyanye na ya modoka ye ku buryo ayitunga azi n'imikorere yayo n'ikoranabuhanga riyigize. Engineer Elia kuva muri Autokorea Maintenance Limited twaganiraga ku modoka ya Kia Niro, ni Kia Sportage, imodoka nziza kandi koko z'ikoranabuhanga abanyarwanda benshi bari no kwitabira, ari nabyo byiza ngira ngo n'izi modoka nk'uko twabigarutseho zifite n'uburyo bwo kurinda ikirere kwangirika no kurinda ubuzima bwawe kwangirika cyane, ni zero emission. Reka tugushimire cyane. Yego, mwakoze namwe bari badukurikiye. Ubu mukeneye ibindi bisobanuro ndetse birenze ibingibi twatanze hano, nimero ya Engineer Elia ngiyo iri kunyura aho ngaho hasi, mwamuhamagara. Akorera hano i Gikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika, uzamutse neza kuri za dodani zo kwa Mironko, mu kaboko k'iburyo uzamuka haba hari n'icyapa kiharanga rwose. Engineer Elia twifuriza kugira ibintu byiza. Yego namwe. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Autokorea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Autokorea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazanagufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere, bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane moteri zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Autokorea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programu ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane, bakorera i Gikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza, kubera ko Autokorea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu.